Yesu nashimwe. Umwami Yesu nashimwe. Reka turebe ko igitambo cyemewe. Aleluya. Ubundi ku mugoroba bareba ko cyemewe. Umuntu wese arisuzuma akareba ko igitambo kigize ute cyemewe. Reka dusubiremo. Ku mugoroba nk'uyu urabona dusigaje iminota mike tugataha. Uretse gutereta Imana, ambo mwumva itangazo riturutse ku mwigisha. Turutse ku mwigisha mwaryumvishe? Ngaho wa mudirigente aze, ngwino perezida. Amazi muratanga vuba. Mugize vuba cyane, abari hanze babe bayaretse ko tugiye kumva ibyahumetswe n'Imana. None muzanye ibyahumetswe na Nili. Twabivanga se? Nukuri ndabinginze mugire vuba. Abari hanze babe barekeye aho, abandi barayafata dutahe. Nizere ko imibyibuho tuyisangiye. Tugiye kuvuga ngo umukiranutsi yarasenze Imana irumva. Umukiranutsi yarasenze Imana igira ute? Umukiranutsi yarasenze. Kiraho ko iminota 2 gusa bari yababe bavuyemo ngiriza bondi kure. Igamana ndatsinzwe. Pase. Okay. N'umuco w'Abayuda. Biri mu muco w'Abayuda. Huwa n'umuco w'Abayuda. Gusenga n'umuco w'Abayuda. Hiya n'umuco w'Abayuda. Hi n'umuco w'Abayuda. N'umuco w'Abayuda. Turagushimiye. Abatarumva bazumva ejo. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami. Aleluya. Ibice 18 umurongo n'uwa 27. Ibice 18 umurongo n'uwa 27. Aleluya. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru kuko ari Imana. Yenda ubiriyumvira cyangwa harahiganye, cyangwa se yazindutse, cyangwa wenda irasinziye ikabiri kuruhuka. Mukwiriye kuyikangura. Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe bagenda, kugezaho amaraso yabereye imyishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba cyane nimugoroba. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoza ni Imigani 19. Imigani 19 umurongo wa 25. Imigani 19 25 na 26. 26 haravuze ngo usesagura ibyase agasendesha nyina ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Usesagura ibyase bigatuma nyina bamusenda
ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi ahanyuze. 25 rero kubita umukobanyi kandi abaswa baziga kwitonda. Bwiriza ijijutse nawe azamenya ubwenge. Ni mu bishobora muvuge ngo amen. Iyo abantu bahereye kuwa kane bari gusenga bakitera muri niba turenga abo barimo, bakitera nimugoroba kuwa kane ngabo bari muri mwami, bugaca kuwa gatanu bakaramukiramo, kuwa gatanu nimugoroba bakaba barayemo, bakitera kuwa gatandatu bakaramukiramo, nimugoroba bakaba barayemo, mu gitondo intara ebyiri zigaterana, abasengewe kera n'abasengewe vuba bakaza, aberekwa n'abahanura n'abarondora bagaterana, inkoko zigatekwa amasamaki akaribwa igitoki, isambaza ubunyobwa na piripiri, kirida zikaza, amapaki y'amazi akameneka, amafanta reka sinakubwira, bakazana n'imyembe. Ibyo byose biri imbere ya Mungu. Bakararura ibyuma, amasitabilizateri, amabafura, amakibe, ubwoko bwa vuba n'ubuje vuba, inshinwa, inkororado, inkongomani, intanzaniya, inzanzibare, izo mu kibitoki bakazirarura. Bagacuranga soro na baze na tonoro na rito n'inyiganano n'inshurano n'impimbano n'inkuburano n'imvumburano. Abashumba bagaterana b'indembe ebyiri bakabatagatifuza. Uvuge ngo tugeze aho ruzingiye. Za kamera zigacicikana. Ariko haleluya, hari icyo nshatse kubaganiza. Maze ibyo bintu bikaba byageze mu ijuru. Haleluya. Imbuto z'umwuka akaba ari urukundo rukaba ruhari, iza kabiri akaba ari ibyishimo munezero akaba hari, iya gatatu akaba ari amahoro korari akaba hari, iya kane akaba ari kwihangana akaba yicaye mu iteraniro. Numvishe ngo harimo na mwizerwa, ababyaye impanga n'ababyaye umwe bagaterana, abakirijwe Bukavu n'abakirijwe Cyangugu n'Ikamembe n'iy'agakiza katurutse bakaba bahari. Bikaba bigeze saa 12 bakavuga bati mwubarare dusenge. Hari ikintu kimwe Imana ikunze gukora, muvuge ngo kagira inkuru. Nkibabwire ninde wagifora. Hari ikintu kimwe Imana ikunze kureba ikavuga iti kuwa kane bari bahari, kuwa gatanu bari bahari, kuwa gatandatu bari bahari, ku cyumweru bari bahari, dore barongeye barayemo, icyo kintu ngiye kugikora. Mwayimpera icyubahiro. Hari ibintu bibiri ikora, nibyo dusomye ahangaha. 1, ibintu byagamitse imbere yawe, ukaririmba bikagamika, ugacuranga bikagamika, ugahimbaza bikagamika, ugatura bikagamika, ukitanga ku nzu bikagamika, ukambara inkweto bikanagamika, ugashiramo karuvate bikagamika, ugakubita mirimbura amabuye bikanga bikagamika, ukabyina bikanga bigahagarara imbere yawe. Hari ikintu Imana ikunze gukora kuri finale ngiyi, ikavuga itumva uko mvuganye nawe. Turagisomye, Umwuka wera bansanye. Mbibonye inshuro 10 ibintu byagamitse imbere y'abantu bameze nk'abo. Imana ikavuga iti mwumve, narababonye mu kigera, ntayo
ayo mutasenze mwavuze amayibukiro yo kwishima muvuga y'ishafu birakomeza biragamika ariko mwumva uko mvuganye na abantu turi kumwe muvuge ngo amen muvuge ngo igiye kugikora nitagikora mumenye ko mbahanuriye ibinyo kandi ntawe umupfumu utakwatse isake ntukamwange ntayo mbatse naziriye kare mpanuye mpaze nicumbirira hariya mbabwiye icyo data yapangiye iki giterane turi gusoza ndabizi ko biri kunyura ku mbuga nkoranyambaga ibi bintu igiye gukora hano irabidubikorera n'abari kutwumva imuhira kuko Imana yumvise gusenga yabonye mutega imodoka ibona mupfukamye ibona amazimano ibona ubwitange ibona mucuranze ibona muyinejeje ibona muyitambiye ibona muciye bugufi umva uko ivuganye nawe Dekirima urakoze mwa igiye gukora ibintu bibiri icambere dusomye ijambo rivuga ngo kubita umukobanyi abaswa bazagira ute baziga kwitonda ibyo wasenze bikagamika ugacuranga bikagamika ugahanura bikagamika ukerekwa bikagamika ukarondora bikagamika ugatanga ituro bikagamika ugashira ku nyubako bikagamika ukambara uniform bikagamika bwira uwo mwicaranye ngo igiye gukoresha n'inkoni maze bikwitondeze muhereza umukono umubwire ngo hari igihe Imana ikoresha inkoni birashoboka mwigeze mubibona bageze ku nyanja mwarabibonye yakoresheje iki abaswa bagira ute baritonda mwemberetse mbabwire aba turi mu mwuka umwe muvuge ngo ibikubita ibyanze kumva amasengesho bigira ute ibyanze kumva abaririmbyi bigira ute ibyanze kumva abahanuzi bigira ute ibyanze kumva inanga bigira ute ibikubi maze abaswa bagira ute bitonde bamenye ko dufite iki Imana ntago murimo mubyumva ariko hano hari umwuka w'ifuhe Imana igize ifuhe y'ibyakomeje kuguhagarara imbere umva kandi ukanejeje kandi umva kandi ukanejeje ibyo bintu kandi bikora utikebaguye ibikora utikebaguye ibikora utagize ute utikebaguye bwira uwo mwicaranye ngo ibigukorera utikebaguye ibigukorera utikebaguye ibigukorera utavuye amaraso ibigukorera utiyirije ibigukorera wariye inkoko nuvuga ibikore abizeye ko bishoboka ko hari icyo yakora batikebaguye bahaguruke batere haleluya ibasha kubikora neri masia fikareba dafikare masia kenema asante baba nakwata idusezereye neza idusezereye neza ivuganye nawe ngo kuwa kane yarakubonye kuwa gatanu yarakubonye kuwa gatandatu yarakubonye ku cyumweru yakubonye biranga biragamika hari ibintu igiye gukoresha inkoni ibikubite utikebaguye uri kureba n'amaso yawe udahumirije maze abaswa bitonde bamenye ko iyo wasenze ari iki ari Imana abadufatanyije kwizera muvuge ngo nibyo urakoze mwana shika edra isaiga 14 mu gitabo cyo kuva nimutuze mwihagararire murebe agakiza Uwiteka aribo bazanire mumaze iminsi mwikebagura mumaze iminsi mubumba amatafari biranga biragamika mutanga ibitambo biranga biragamika murabyubaha
biranga biragamika, murabibumbira amatafari binaragamika. Ariko uko mvuganye nawe uyu mwanya ku iyi saha, nimutuze mwihagararire, mutikebaguye, mutabumbye amatafari. Abanyegiputa mwabonye umunsi ntabwo muzongera kugira ute kubaho. Byarabaye ntabwo byabaye. Zamura ukuboko kw'iburyo turebe byara uko yararejo n'uyu munsi, kandi niko azahora. Aririmo kandi ibimenyetso byerekana ko aririmo. Akubita abakobanyi bakamenya ko hari Imana. Umva icya kabiri akora, yirukana abadayimoni mu izina rya nde? Rya Yesu. Umva icya gatatu, aguha ubutware bwo gufata inzoka na sikoropiyo. Ndanezerewe. Umva icya kane, unyura mu mazi ntagutembane, icyerekana ko hari. Umva icya gatanu, unyurira mu muriro ndushe. Umva icya gatandatu, ugishindukisha nicyo gira icyo kigutwara. Umva icya karindwi, ukandagira inzoka. Umva icya munani, kanitonde ngozi ikosa, nagize ngo namwe muri mu mwuka ndimo, none mbonye abakiri kureba nk'abantu. Twinjiye mu mikorere y'Imana. Nimubishobora ngo ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana bugira ute? Ikishaka gikorwe he nk'uko gikorwa hehe. Bwira mwisharanye ngo bigiye gukorwa nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu ijuru ibikora batikebaguye, mu ijuru ibikora batikebaguye, nta ruswa, nta tretoma. Kamvuga kandi kamwe dusenge murakambaye. Aleluya. Nyabuneka muremeye. Mvuga kandi kamwe. Uwitwa Moridekayi yarasenze biragamika, aritonda biragamika, ararizamu biragamika, arabirarira biranga biragamika, abihitura binaragamika, ararira imyaka yabo binaragamika, abakwirembo imyaka binaragamika. Imana ya Aburahamu uranyumvaga, iramubwira iti umva uko mvuganye nawe, umunsi uzaba umwe, sinzakora wikebaguye, nzagukubitira umunyagwa, abaswa bazitonda bamenye ko ufite Imana. Nimubishobora muvuge ngo ibikore tutikebaguye, kuko yumvishe gusenga. Yumvishe, abumva yumvishe mucuguse muvuge ngo yumvishe. Umunsi yasenze ibiri, niho Hamani noneho yasongoye igiti. Shorera umwuka yire, ava muri ibiri asanga Hamani yagisongoye, ashiraho uwa kabiri, ashiraho uwa gatatu, noneho akatigwa zero, ashiraho uwa kane, noneho bamupangira gufunga ubutavamo. Maze umwami baraje atumva uko mvuganye nawe. Waritonze biragamika, urasenga biragamika, uratura biragamika, utanga senkandi abariho bihaguruka, ugura inifomu abariho birara mu rugo. Umva uko mvuganye nawe. Uyu munsi utikebaguye mu mpera z'iki giterane, reka ngo fatire Hamani. Muvuge ngo ibyanzura neza, muvuge ngo ku munsi wa nyuma, ku munsi wa nyuma ibyanzura neza. Bwira mwicaranye ngo ubu niyo ikina finale, igakina finale y'ibyagamitse imbere yawe, ikavuga ngo bujya nari mpari ariko nari ntegejeje kubikubita. Ijoro rigeze mu gicuku, Imana isura Moridekayi
iravuga iti bagukatiye ingahe? Ati ni burundu. Ati ariko ni burundu butandukanye n'ubundi, kuko ni burundu bwa special, kuko nje nukumanikwa. Iramumvira iti mvugane nawe, uri ku irembo narakubonye, wanga kububararira bujya waranejeje, kajya kantu karandyoye. Igihe bakwima ibijya ukanga ntiwubarare narakubonye. Igihe wanga kwiyandurisha ibinyamahanga naragukunze. Igihe ufata imodoka yawe ukaja mu giterane wazingazinzemo inote y'ijana, ujya numvaga nakumira, ariko nteganya kukina finali. Genda mu gitondo ndagukubitira umukobanyi, abazaba bari hari bose bazitonda bamenye ko ufite Imana. Maze buba burakeye, maze Hamani azana inda, ntacihuta nk'uwayobye, ibwira Moridekayi iti uratsinda, utikebaguye, uta. Ndikubabwira iki shaka kusozesa igiterane, ibikora utikebaguye. Kandi rata mbonye igituma udafashwa, ubwo wagize ngo irabikorera hano gusa. Ekada yabikubitira ni Musanze kandi uri hano, yagerayo ntiyagerayo? Ibera hose n'udusigisigi twase bakura Moridekayi. Araza bari kujyana, Moridekayi yaje imbere, bane bamubwira iti impamvu nawe genda urihanagura agatutu, kuko uyu munsi ntahuraba nk'uko wabaga, ndabikora utikebaguye, ko maze iminsi ndakubona. Moridekayi ngo akajya aravuga ati ariko kuri kunsiga urampeka tutahitevere. Hamani ati kuki utihuse? Moridekayi ati ndikuza niko abaratabagwa bamera, badufashe karatire. Maze bageze nka hano, Hamani agihagarara ati sesura. Umwami atumva byahindutse, hatabuzemo na kimwe, kumugaragara izuba riva. Moridekayi atikebaguye, nubwo ukomeye mushire mu mugongo. Buretse ariko tugakome mu mashije, ufashwe ufite icyo ufashe. Reka tugeraho ruzingi, ndikukubwira ngo hari ibintu irakora utikebaguye, nta n'imishokerishe. Impamvu utari ikebagura nuko ufite uwagupfiriye, ngo abamushize nka ngo. Hamani aravuga ati nshikaga umugongo ntaho nashobora guheka neza. Ngo umwami aravuga ati ibyo nibyo nshaka. Ndi kuvuga Imana ikina finali igashira ibindi aho byari kugushira, igahita ikora ibyo bita inversion d'isije, igakora ibyo bita uvati, ti ikaja hirya akaba ari ije. Bwira mwicaranye ngo hagiye gukura inversion, ngo abamusize nkaho ati ngahurira. Ngo Hamani aravuga ati ariko aho nabereye fandi naho ndahanyura. Bati niho abaswa baritonda bamenye ko Moridekayi afite Imana. Ngo Hamani ati ndo ko ndi kunanigwa. Ngo Moridekayi ati bajaga barasimbiza, naho ikaba yaramubwiye iti nzagusimbiza utikebaguye. Mwamvugira ngo hari ibyo igiye gukorara, abaswa bagira ute? Data wa twese amaze kubona yo wasenze bikanga bikagamika, hari ibyo agiye gukubita. Unika umutwe wawe dusenga Imana abikore, azakorere hano. Nibiri iwawe byagamitse bihure n'inkoni y'Imana, nibiri mu biro byawe byagamitse bigiye guhura nawe wase utikebaguye. Karame mwapi, uwo duhuje kwizera ari uhaguruka, uwo duhuje kwizera ari uhaguruka, ahagarare mu mwanya we. Uwumva hagiye gukora Imana, uwumva hagiye gukora imbaraga z'Imana,
uwumva birakoreka atikebaguye, uwumva iragera iyo yohereje abana ku ishuri, uwumva iyi Imana iragera mu biro bye, uwumva iyi Imana iragera mu mpyiko ze, uwumva iyi Imana iragera kuri rubagimpande, uwumva iyi Imana irahangana n'ibyagamitse. Urakoze Mwami. Uwumva iyi Imana idusogereje neza, uwumva iyi Imana. Zamura amaguru wumve kuri kuyumva. Genda imbere y'ibyari byaragamitse, kivuge mu izina. Icyo warepese kikagamika kivuge, icyo wasenze ibiri kikanga kikagamika bive. Uyu mugoroba n'uw'ibyagamitse, byari byagamitse saa 4, bigamika imbere ya Eliya saa 5, biragamika saa 6, biragamika saa 7, biragamika saa 8, biragamika saa 9. Ariko ni mugoroba Uwiteka aravuga ngo mvuko mvuganye nawe, byagamitse imbere yawe igihe kirekire. Ngiye kukwereka ko ndi Imana yawe. Aba bantu bakugose batahe baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Reka Esika de Gaulle ninginga umushumba w'ururembo rwa Rubavu aze adutambira iki gitambo gituma Imana ibikora tutikebaguye. Yakubaha umushumba w'ururembo rwa Rubavu, waza ukadufasha ibi byifuzo kandi data arakora. Bombereka amaso yawe, fasha kwizera. Urakoze Mwami, dufashe kwizera. Mudufashe mushumba kubw'amavuta mufite, mudufashe iki gikorwa kirabera muri Alliance, kikabera mu mpuhwe, kikagera muri Betelehemu, kikagera aho dutuye, kikagera mu rukundo, kikagera mu mahoro, kikagera mu bashumba, kikagera mu bashitsi, kikagera mu basangwa. Imana igahangana n'ibyagamitse imbere yayo twasenze. Mutwingingira Imana, mutwingingira Imana. Mikrofone bazishireho neza. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Oya bombereka amaso yawe. Nuba uri kumwe n'umuntu utari gufashwa uve mu ntebe, kuko uyu mwanya hari icyo data yemeye. Agize impuhwe, yarabibonye byagamitse, arabibona byagusuzuguye, arabibona byagufetse, arabibona byagusuzuguriye muri korali, bigusuzugurira ku ruhimbi, bigusuzugurira mu kazi, bigusuzugurira mu gikari. Abakonekoni baragusuzugura, 450 baraguye. Ariko mva data, reka umushumba asenga Imana. Mana turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Turimo tugera ku masaha yo gusoza igitaramo cyacu twari twagiranye nawe. Yego. Twarabigusabye, tugusaba kuzabana natwe, uratwemerera. Yego. Waduhaye abashyitsi kwa dutegereje. Tugeze ku masaha rero yo gusoza no gutaha, ariko hari n'ibyifuzo by'uyu munsi bigomba gukemuka none. Zekirima. Hari ibintu bya none karame, bitari iby'ejo hashize, bitari iby'ejo hazaza. Karame. Uyu munsi wakoze. Yego. Nta konje wagiyemo, ntabwo uri muri weekendi, ntabwo uri kwa muganga, aho wagiye. Niyo mpamvu muri amateraniro abanyamasengesho abana bawe turi imbere yawe. Mukiza. Iyo turi imbere yawe tukikoreza amaganya yacu kuko itakuri twe. Niyo mpamvu ababyeyi, abapapa, abamama, abasore n'abakobwa turi imbere yawe. Hari ibyifuzo dufite, hari kubwira iminsi myinshi, ibihe bitandukanye, ahantu hatandukanye. Ariko uyu mugoroba turi muri kino gitaramo, yaba date de reference, yaba igihe tutazibagirwa. Niyo mpamvu twibutse dushingiye ku byo wakoze. Ntabwo ari ubwa mbere ugiye kutugirira neza, uhora ubikora Mana. Dufite ineza yawe ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tudafite ubwoba n'isoni zo gutinyuka ukubwira ibituremereye. Ari abashyitsi badusuye bakeneye amakuru y'ibyiza, uko baje bameze, siko bashaka gusubizayo amakuru bazanye, siyo basubizayo. Uko badusanze Rubavu siko badusiga. Uyu munsi ufite amateka yawo. Uyu munsi Imana iri mu kazi, kandi ibyo ukora byose ni ku nyungu zacu. Dushingiye ku butware bwawe Mana, dushingiye ku mbaraga zawe,
kandi ubikora uko ushaka. Waravuze ngo ubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Niyo mpamvu tugushimiye ibyo urimo gukora, kandi ikirenze byose hari ubugingo bw'iteka twemereye. Umugisha iteraniro Mana, uganire n'umuntu wese, uvugira ururimi yumva, ukore ku kibazo cye, kandi nzi neza kuri mu kazi ku nyungu zacu. Impamvu wavuze ngo ndatarakora nange ndakora, niyo munsi wakoze Mana. Gira abantu bawe neza, tukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu, neza. Amen.